hari umugabo nakunze witwa Gideyoni, ngo ubwo yari ahagurutse kunesha abamidiyani, ngo Imana yaramubwiye ngo namanuka ajye mu rugerero ngo kugira ngo yumve ibyo barimo bavuga, ngo amanukane n'umugaragu we Pura, ngo baragenda bageze mu rugerero rw'abamidiyani, ngo yumva barose inzozi, ngo umwe ararota ngo nabonye ngo irobe rya sayiri ngo ryikubita ku ihema ry'abamidiyani ngo riratembagara, ngo undi ararotora aravuga ngo iyo ni inkota ya Gideyoni. Haleluya, haleluya. Najya mbabwira ngo hari uduhema dukambitse mu madini n'amatorero, uduhema tw'ubusambanyi, uduhema tw'intambara, tw'ubusinzi, urwangano rukabije, ariko irobe rya sayiri ni Kristo, niwe mutsima, niwe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, niwe manu yahishwe. Kristo yorurukiye mu madini, Kristo yorurukiye mu matorero gusenya ubuhema bw'abadayimoni bw'ubusambanyi agasohora, kugira ngo abantu b'Imana bere bahinduke, kuko abana b'Imana ntibakora icyaha, twabyawe n'Imana kubwa Yesu Kristo. Haleluya. Tubyarwa n'ijambo riratweza riraduhindura. Kuki musambana muri abana b'Imana? Kuki musambana? Ni izi mbaraga zabateye, ariko ubwo turi mu masengesho. Haleluya. Imana itwike uyu mwuka w'ubusambanyi uri kwangiza abantu. Haleluya. Uyu mwuka w'ubusinzi. Paulo yigize abaza Abagalatiya ati ninde wabaroze ko mwatangije iby'umwuka none mukamuherutse ibya kamere? Kuki mwasubiye mu byaha bya kamere? Ko mwasubiye mu busambanyi, ko mwasubiye mu nzangano, mwabaye intababarira, muri abanyeshari, muri abagambanyi, ko mwari mwarahindutse mukabyarwa ubwa kabiri n'ijambo rikabeza. Kuki mwasubiye muri kamere? Imana iduha imbaraga z'amasengesho kugira ngo iki gitero cyateye itorero Kristo akinyeganyeze. Niwe mutsima. Haleluya. Niwe mutsima abantu bahariye bagira ubugingo. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Izindi mbaraga zari zateye Yehoshafati kandi natwe mu gihe cyacu zikaba ziduhagurukira, ngo nabaje baturutse ku musozi wa Seyiri, kandi twumvise ko ari ku musozi watuweho na Esawu. Bavuga ngo ni Edomu, ngo kubera ko yavutse ari urutuku, ngo afite ibyoya byinshi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uyu Esawu ni wa wundi wariganyijwe umugisha, ariko ngo kubera ko n'ubundi yari yawutanze, ngo mu gihe yari ashonje umugabane we yawuguranye udushyimbo dutukura, awuha Yakobo, hanyuma arya udushyimbo dutukura. Imana idufashe. Igihe cyageze cyo gusaba umugisha ntiyawubona, asanga umugisha wose warangiye. Hanyuma ngarwara inzigo Yakobo. Yakobo ubwo yahungiraga kwa Labani, igihe cyageze Imana iramubwira ngo nagaruke iwabo. Agarutse, icyaha cyuko yariganyije mukuru w'umugisha, yaje amusaba imbabazi, ngo amutura n'amaturo, ngo azabishize imbere abishoreye kugira ngo bimuhuze n'umuvandimwe we Esawu. Kandi nawe atinda ku musozi asenga kugira ngo Imana imuhindurire izina ry'uburiganya, kuko yariganyije umuvandimwe w'umugisha. Navuga ngo yari arimo yezwa, ngo akirana na marayika, ngo yanga kumurekura kugeza igihe amubajije uwo ari we. Aramubwira ngo ni Yakobo, aramubwira ngo uri Yakobo koko, ariko aramubwira ngo uhinduriwe izina, ntabwo ukiri Yakobo ahubwo uri Isiraheli. Imana imukuraho urubanza rwo kuriganya umuvandimwe, ariko ahera ko ajya no kwiyunga n'umuvandimwe. Dufite abantu baba hano mu materaniro kandi bakuzuzwa cyane, ariko afite murumuna we yariganyije isambu, afite umuvandimwe yabeshyeye ikintu gikomeye, bakamwanga mu muryango yaramubeshyeye, ukaba wicaye ahangaha uri kuzuzwa. Uri kuzuzwa iki? Hari umuntu wageretseho idosiye mbi, hari umuntu washyizeho urubwa rukomeye, hari umuntu wateje icyangiro. Imana idufashe. Uyu mwuka rero birakwiye ko mu masengesho dusenga ukarimbuka mukagira imitima yejejwe rwose. Haleluya.
Muririmbyi wa 33 mu gushimisha yaravuze ngo mpindura ikibindi unyoze untunganye. Haleluya. Ngo hanyuma unyuzuze amazi y'ubugingo kugira ngo mbashe kunywa nshira inyota, ngo ariko nanayagemurire mu mitima isaraye. Kuki mugira imitima yumye kandi mugashaka kugemurira abandi? Murabagemurira iki ko imitima yanyu yumye? Ko mutegereye Imana ngo ibeze ibyaha byanyu. Muri mwe harimo inzangano n'ubugambanyi no kubesherana. Ayo mazi uri bugemure ni mazi kikari ibirohwa. Mubwire Yesu abeze, namara kubeza no kubatunganya arabuzuza umwuka wera. Mugemure amazi afutse. Imana nihabwa icyubahiro. Mugende musaba abavandimwe banyu imbabazi abo mwahemukiye. Mugende musaba imbabazi abana banyu mwahemukiye. Mugende musaba imbabazi ibyo mwangije. Niho Imana izabuzuza amazi akwiriye. Imana nihabwa icyubahiro.